buryo winjira ariko ya yo Kigali Knockout Collection imwe ya mbere twarabyinataga uyu munsi twabazaniye collection Zenke. Iyi filime wayikunze ushobora kuyisanga kuri Kwizera Films cyangwa se Kwetu TV. Notwithstand the storm. Nta mpamvu yo guhagarara ngo duhagarare nk'abaswa cyangwa abashenzi. Tugomba guhagarara tugashinga imizi bya nyabyo, maze ibyo twabuze bikatugarukira. Tangiranye amagambo hano Kwizera Saidi Filimu barakwereka umurwa mwiza, umurwa wuje ubwiza, ubwuzu n'amabengeza. Kigali Executive Producer Eric Niyonsenga. Dore Kigali uburyo itatse zahabu na diyama, dore ikirere kitagira uko gisa. AS Producer Freddy, Marketing Entertainment. Ariko ubwo mazina murayabona. Executive Producer AS Producer Chi Tai rwa China Thailand Rwanda. Abakunzi bacitayirwa cyangwa se Kigali Knockout b'abarundi, abagande n'abakongomani n'abatanzania n'abanyakenya kabagireho ndabakabatuye. Marketing once again gutuma kabageraho, ndetse Freddy cyamamare na Freddy Entertainment, ndetse akagashakira n'amasoko. Abashoramari mutaramamaza mucyumvira ijwi utegereje iki? Producer uwo Kwizera Saidi. Uyu munsi director ninde? Right, umwanditsi ninde? Nanone Kwizera Saidi yakoze byinshi, yaraproducinze, aradirectinga, aranandika. Masho art director wayo ninde? Wewe mirwanire ninde? Ndetse n'amashusho Eric Mushimimana yakoze uko ashoboye. Makeup ninde? Harerimana Asumani. Wewe imirwanire ndetse n'amashusho neza ni Kagambage mu yandi mazina. Umwanditsi akaba Kwizera Saidi. Nanone Freddy cyamamare mwamenye ibyo akora, marketing, ni presenter, camera operator ninde? Mubingu. Bashimira cyane Freddy Entertainment, EFE iyi company babekera za kiki n'ibiki iyi teye ubwoba. Starling byamamare birimo ni byinshi. Kibihira muzi nka Big M yagarutse kuri incuro arabishye. Kagambage ni umukinnyi w'imena. Kana n'abakinnyi abazo n'abakinnyi ni nyinshi. Big Chris nawe n'umwe bakinnyi b'imena. Max nawe n'umwe mu bakinnyi. Wararebye Kigali Knockout uzambere ukemera imombere ndombe nawe n'umwe mu bakinnyi. Ayo mazina nayo abakinnyi. Selemani ni umukinnyi udacikwa ni Eminuko, abo bose n'abakinnyi. Kauma Njungu nawe umwe mu bakinnyi. Kigali Knockout mu muriro biraka kumye ko film iratwika iragurumana. Episode 1 igice cya mbere nyiri kuvuga wumva already icyamamare na company yanaje mu Freddy Entertainment. Ati kuva mwaka w'igihumbi 1973 kujya mu 2013 inyobwa ry'ibyobyabwenge byariyongereye cyane ku kigero cya 40%. By'umwihariko mu Rwanda urubyiruko rwaho rwari rwarabyibase, rwo rwabyinjiyemo cyane. Bamwe bareka amasomo yabo bajya mu mirimo y'imbaraga bakiri abana, abandi bajya mu bunuza mu busambanyi. Muri iyi minsi ubutuvugana leta yaragurutse avuga ati nakundi bagomba gushyira amarushanwa y'imirwanire kugira ngo bahagarike urwo konsomwa y'ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko. Amarushanwa rero nuko yaje gushyirwaho, ashyirwaho n'aba-retired dealers, abanyweye ibiyobyabwenge ariko baje kubihagarika. Ariko nanone muri uko gutegura amarushanwa intumbero kwari kugira ngo bahagarike barwanye ibiyobyabwenge binyuze mu marushanwa y'imirwanire. Maze hari icyo habaye kutemeranya hagati ya retired drug dealer yabahagaritse gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abandi bubahaga government, bubahaga amategeko ya leta, ndetse n'abandi bagerageje kwanga amategeko yarafashwe nabo n'abantu bateguye amarushanwa y'imirwanire. Maze ibibazo bitangira ubwo bitangiye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda saa 14 za nimugoroba. Boruzangi nagwa imizigo lakini Musa uransubiza imizigo yanyu utangiye abantu babiri turumva amajwi ntituramenya ni bande barimo rapfa imizigo. Umwe agati nsubiza ibyanjye naguhaye cyangwa amafaranga. Nanjye nakubwiye ati gabo umuntu wanjye azaba babiri hejuru siko nakubwiye. Wallahi wakibaru abi byanjye ati umuntu wanjye uzabimaza guhejuru imizigo naguhaye imizigo. Umwe usaba amafaranga ntuma amafaranga ntuma imizigo uragira ngo twicane. Zangu ninde Bruce mu mutwe njye nakubwiye ati umuntu wanjye azaba uri muranshyushya mu mutwe wambaye imizigo simbyanza ariko umuntu wanjye azayimejo. Ariko bibaye iminsi ine imaze iminsi ibaza umuntu agwaye iminsi umuzigo ashakaje amafaranga iminsi bayine urimo uracyamo excuse. Purito
sasa ngarurira aho ngaho ngarura amafaranga nsubiza amafaranga mahera umuntu wanjye aza kugera he ati rero amafaranga none sasa mugabo ameze nk'uwo kuya akagabo kagufi wariye naruka yanze gutanga imizigo n'amafaranga nayatanga twe kuri aratugaruka ngaha hari wicaye yambaye ubusa muri kaburi muri saa 10:10 twatangiye nyibwo 20 ziragize cyangwa 30 yambaye agakabutura nako gashaje n'urugafuro mu mutwe yandebera handije yabunuje ndetse na bodaboda bamwise Kana drug addicted nuwaye baswe n'ibiyobyabwenge. Found myself in street life. Ubu ndi hano nyine muri uyu muhanda urumva ubuzima bwanjye buhangaha hano buri mu mujyi wa Kigali ho mwabonye hangari Kagamba je nawe nditsi ni drug suspect ukeka ibiyobyabwenge ya dore wa musuri. I have nowhere to live. Nta mfite wo kuba. I have no family. Nta muryango mfite. Relative. Nasa ntabo dufitanye isano. I'm a street boy. Ndi umuhungu wo mu muhanda. I'm a street gangster. Ndetse ndi gangster yo mu muhanda. Also a street fighter. Ikindi kandi n'indwanyi y'umuhanda. But I have dreamed. Ariko ngira inzozi nubwo ndi ibyo byose. My future life. Ngomba kurwanya n'ubuzima bwanjye bw'ahazaza ngabushyira ku murongo. I want to fight for my greatness. Ndashaka kurwanira agaciro kanje, my greatness cyangwa se ibyiza biri mu byanjye. I want to fight to reach to my dreams. Ndashaka kurwana nkaba mu kirere ndetse ngagera ku nzozi zanjye. I want to change my lifestyle. Ndashaka guhindura ubuzima mbayemo butaryoshye habe na gato burura. Was too bitter from drug consumer. Ndashaka kuva kuri bibi nkajya ku byiza nkahagarika gukoresha ibiyobyabwenge. Drug free. Nibohora nkaba nk'ubishize nizanye. I want to engage the war against the drug users. Ndashaka kwinjira muri iyi si mpanganye ndetse ndwanya abakoresha ibiyobyabwenge mu buryo bwose bushoboka. Drug dealers because they destroy our thinking capacity. Narwanya abacuruza ibiyobyabwenge bose kubera ko birimbura ubwenge bwa muntu. Swara nawe yari maravuga amagambo y'akababaro kubera ko afite intego, afite intumbero igiye gutuma ahaguruka akahaguruka aho yari yicaye yarakubiswe n'inkubiswi ariko afite intumbero nziza. Mission. Iyi niyo akaniko kazi kanjye. This is my mission. Start from now. Itangiye guhera nonaha. Umugabo ni iki? Ni imyanzuro. Umusore afashe umwanzuro. Ya tubera tugaruka aha. Kibihira Big M inamugaruye. Ari drug dealer, ari umucuruzi w'ibyobyabwenge. Arica, ararimbura, arakonyora. Urumva nta keza na gato. Rakari nijoro. Ya. Barangiza ngo filime barakinira ku manywa gusa, bagakinira muri sale, mu nzu, mu mashyamba ahantu hamwe gusa. Mugiye mureba twe filime zacu. Murakamamo VP nabasuzanye kuri nijoro do nishima barimo baragurana, umwana atanga ibiyobyabwenge nakamuha amafaranga kuba mama VP bagahita bacaho nijoro aracomokaga mu kavumo nuko avayo. Kibihira muri iryo joro ari amaze kugurisha ibiyobyabwenge. Wabigurisha ngo uyu muntu ariko nabankurikiye ko mfite imizigo bagurisha za kokainoma. Kokain ubundi ngo kokaini iranoma ni kokainoma utwara umugabo igasi ubundi kuko ugayishyiraho yitwara nayo utwara ira ntabwo yakunomye n'ingi winoma cyangwa Kibihira nta kindi cyaba yabihiye umaze gwa kokaina itamugubanya ijosi n'abagamba mpamvu akubwira ngo hari ibintu ugira ibi byawe dore ngo baramuhitana yanga bikunda ira kokaini arayatswe kubera ko ntago bakugubanya. Dore umusore yakoze agatuza yakoze akaboko bari tukari kuba bandi batangiye bashwana kumbona zangumiye dore kwicyuya de mu mutwe rapfa ball umwe yatanze drugs ibiyobyabwenge ngo bayigurishe uwabihaye ko bigurisha n'amafaranga azana. Ni ikibazo muzi dewa aratangira kuvuga indimi bita igikoronkoro arimo aramuvanga vangira boruza imiraha ay wata kunani bandi ndimo nakira nanjye urama boro zanjye ihangana amafaranga azazejo ko bavugana bari kuri kwa musori twatangira nyavuga ati n'umwana wo muhanda naho afiteho kuba nta muryango n'abafitanye isano nabo gusa afite inzozi zo kuzahindura hazaza he akarwanya ibiyobyabwenge n'ababikoresha. siko deme yiswe Kana batabibuka izina rye yaje asatira abagabo bari gushwana cyangwa ko afite amafaranga ko ntabwo mwafite umwuka wo kuvuga yifashe amapfubyi muvuga ngo nta murakenye mwana buraye mu biki
Sasa simunisaidie. ye mana mwamfashe mukama icyo kurya urumva nk'uyu mushenzi Angalia huyu. ngaho reba nk'iki kigo gihangariye dizi hangara yuyisa de la kide turi de mu bibade turi mu bibazo niba igikoronkoro muratwumva de bya de nuyu tubibazo bya jaja n'uyu harimo na jaja we indimi ziraha ngo igikoronkoro ni kimwe mwacyumvishe se tukama hasi cyatini Njaa gani? bugo rw'isuku baguye iki mwama mwamumi Unatafuta kitu. Uko Mimi mwizi. ndashaka ibyo urasaba usaba iki ntabwo bari mu bibazo barimo barapfa drugs wikuza gusabiriza mu bantu nk'aba umuntu ari kwigana turi afunguri tugufungurira Tumbo ni wazi. Tumbo nini wewe? nagufungurira iki Wapi wewe? cyangwa paro zacu zirimo cyangwa uyu niwe watwaye bo ibaze nukurenzaho Angalia kichwa hapo. Lala hapo, lala. yati ndashaka icyo kurya nicyo mbasaba Kwa. ya baramurarisha rara nukuryama ya bamushyira hasi Funga kinywa. atfunga kinywa no guceceka no gufunga umunwa nongere kuvuga Tusaidie nini? tugusaidie Mimi niko mamako. Niko mamako. ya uyu musore wo gukoresha ibya bwenge cyangwa jandike mu ngeso mbi zo kwiba no kwigira no gusahura yahitamo gusaba We. ya ariko nanone buri kagize itangira ukagira iherezo katurore Tukusaidie nini? urusha ikimututse ariko buriya Kigali City tugarutse Gitega kabatembereza Kigali mu naho nandukanyana n'abandi nge narababwiye ngo nkina mva muri karitsiye imwe njya mu yindi pana gukinira mu nzu mwishyamba turatandukanye turi muri Gitega bereke karitsiye rero ya barakwereka no manager executive manager uyu hano ari mu kazi ni kenshi iyi ni episode ya mbere ya collection ya Kigali Knockout mwarebye ibyo mwarebye ni ibindi irakosotse byo iranateguye abana ngo filime ngigenda yifata muzahongera ugaye tugaruka aha ya uraho ngaho uricaye burari bwirimo iramenamo score iramenamo uraho ngaho utegereje iki ngwino tukwamamarize ujye umenya n'icyo kunywa kiryoshye ya byabibabaje cyane utarahamagara ya nimero ni muyizi kwanza icyamamare muzi nimero zacyo 0784949489 hamagara uze wamamaze muri filime nk'izi nziza ya garuka ha basezerana arasinywa hano turore tabako ziramenamo ngo tusha irambabaza mwebwe mutamamaga uretse gato wait kongara we yabwiye ngo babategereje ya Boss, they are coming. boss abo twatugereje baje boherezamo imbere send in You go. mushobora kugenda you can go ya araje bisa nkaho bari bafitanye gahunda na boss na manager hi muraho What about our competition? amarushanwa bimeze bite Kuandika vizuri wachezaji wana martial arts analysis abangabo ni bashinzwe kwanaliza cyangwa se kuvuga no gusesengura ibijyanye n'imirwanire uyu manager marabaza uko bimeze barimo namusobanurira ibijyanye n'amarushanwa ategurwa niyo mpamvu babishe umwe ni umwanalizateri mu bijyanye n'imirwanire undi ni umutoza turi na martial arts umutoza babwira manager no gushora amafaranga Then what is going to be the next step? none intambwe ikurikira cyangwa se indi kindi cyiciro tugiye gukora bya mbere nanabyumvishe ndashaka ko biba perfect glitter biza kurushaho Do you have all equipments? Yes. ibikoresho byose murabifite yego The players so that they are going to compete very well. mufite aba competitor cyangwa se bashobora guhangana kandi bagahangana neza kugira ngo batinze kumubwira ko babafite nabo batarabona baraza bareba katurare barabafite cyangwa tugaruka hanga hano hari ahantu bakora ibintu by'amadirishya mu Rwanda none babistoka bakabigurisha amadirishya yawo kaziyo inzugi zawo kaziyo ya twinjiye Gatsata tuvuye Gitega twageze Gatsata iwabo ba Rocky nabande nabasiniya hejuru yo ya twagezeyo Asini Rocky ari hehe Asante sana. ya turore Then now we are going to start inviting them mutajya mutubire izo ndwanyi rero so that they can know where and when the competition is going to take place. hanyuma mubabwira ahantu ni ryari ni hehe amarushanwa yacu azabera Your phone so that they can see the messages that is going to invite them. You can ndakeka ubwo mwere mwareba amanimero zabo cyangwa mukaboneza message hanyuma mukabatumira mukababwira ya nta kintu cyaba yatangira kubandikira ku nimero ureze message urese amubwire ko nicyo gihe cyo kwitegura amarushanwa barakwereka tunungu hehe
Bugesera ariho yibereye mu Bugesera. Nababwiye ndabatembereza. Niyo birambabaza warangiza ugatigiye kuri filime ntunayamamazeho. Sha ukajya kuri za filime umva batanatembera bakinira mu nzu gusa cyangwa mu cyumba. Indi ugasanga bakiriye muri sale bakoreramo inama. Indi ugasanga bagiye mu ishyamba ahantu h'uburu za Jari na za Mo Kigali. Yo bagiheryo ugerageza ajyamera neza. Uwaba yagerageje niba nawe. Ariko nabyo naga ari mera neza sha. Byose bagiye kumera neza cyangwa bagiye kuguma ahantu hamwe. Uje mutembera. Si turi kuri Turungu aha nari Bugesera. Yabona umwengu bigwe n'iki kari Bugesera. Ibi byondo bita karisarite. Ubona atari rya Bugesera. Yeah. Turungu ibugesera. Imitsi reba n'umuntu Bugesera ukuntu ameze n'umugesera. Umubona uramenyo nta borosha ari mu cyaro. Sasi korogati ziraheza. Araseka kibona message ati korogati ndayigura. Ndaborosa. Sike. Umunsi ndasirimuka ndagiye Kigali. Kigali no murwa w'abagaga. N'uwabihaye bisobanukiwe. Nawe ngwino ture bisobanukirwe. Ho. Yeah. Tuvuye kuri Turungu batugarura hano. Raka. Ango yaruvuye muri alimentation. Bombere ndombe. We ari Kigali muri Kicukiro mu karere ka Kicukiro ni mu murwa wa Kigali we. Bombere ndombe ari Kicukiro nkonyeza alimentation aturuka mu amakeke, amagato. Uyu munsi ndabazengurutsa Kigali ndetse n'intara zigize umujyi wa Kigali. N'intara zigize igihugu cy'u Rwanda. Uko arenye kurongeraho umujyi wa Kigali nyine. Yani tuvuye Kicukiro tugaruke kuri Karimu ari ahantu hakize Kagarama. Nago ari Nyarutarama we. Nyarutarama baho baratarama bakagarama. Do aragara yewe nguwo. Yewe gatata we. Yataramye ari kureba show. Aragiza mu gateta. Nguyu. Ari mareba kaga filime nafashemo muri 2020. Ntagomba besha covid iri kuza. Nguyu. Iyo filime ni bugiye niginde bakita Rise 3. Rise, Rowa, Revolt. Arangije umva message ariko nta butumwa numvishe. Ari mararya kirida ibyo yabihaze. Sike. Ari kagenya Rutarama. Abaho baratarama batahariye. Arangiza mu gateta. Message. Haye gorata noreba. Araka reka nongere ntarameje ngakagoroko kande sike. Daraka. Ari Nyarutarama. Turi cya Gihinde. Bakise Rise 3 nagisobanuye. Gorokanga. None baraje. Niba none bavuze ko baje ko utangire twitegure. Tegure asset ibikoresho. Stage aho bari burwanyire poko watumiye. You can go, even maybe you have to prepare yourself. Mushobora no kugenda kandi namwe mukitegura ubwanyu. Be ready for the next competition. None mugategura neza n'ahantu bigomba kubera. Mwakoze cyane. Wakoze nawe. Baramushimira thank you welcome. Urucincho ngize bakivuga. Nice to meet you. Byari byiza guhura namwe. Ati nice to meet you too. Natwe byari byiza. Cyacu tuvuye haya tugarukana. Mumaze kubona uduce tunga erega urumva nta mamoto mubonamo nta modoka muzungu hose mwabonye bakabaheza mu nzu namwe mukemera binarandya ugasanga arimo n'ikisansiye we none n'umushaka ari mu docteur wahejeje mu cyumba kimwe arimo areba filime mu cyumba kimwe birandya. Tugaruka aha ubundi twebwe sinema nyarwanda urwego ngiye kwishyiraho ndayivana ugasanga bakinira mu cyumba sha kanze matembereze. You see what we have started. Yeah, they are now in wabonye ibyo twatangiye yego ubu noneho rero ubu we are going to prepare the next. Bagiye gutegura ikindi cyiciro gikurikira cy'imirwanire. The competition is done well. Yeah, now it is your time. Ubu nawe ni igihe cyawe. Prepare all the step. Ugategura ibikurikira. Needs we need. Ibyo bakenera kubifashisha. So that we can do it very well. Kandi ikindi ugomba kubikora ukabikora neza. Yeah, start preparing tangira utegure so that the players are going to be they can have all the needs. Ibintu byose abakinnyi bari bukenere To allow them to kubera ko nabibemereye ko ari byo ugomba kubaha imyambaro prepare themselves. Babaha n'ibyo bari buze guporeza nyine ndetse n'ibihembo. Tegura ibyo byose rero. Bose ngiye kwita mbikora right now nonaha. I'm gonna do it right now. Ngiye kubikora nonaha. Sekretari wa manager chaho. Manager ari hano nawe urabibona. Ndabona ibintu bitayari. Turore. Yagomba kujya mu madocument byo hanga byose murabizi byo mu rubiro yabyanditse. Ntabwo ari cyane uvugisha umunwa gusa bidafite ahantu bibarizwa. Kandi ikindi babibitse neza mu kabati muri klaseri. Bisaba ngo umanure buri klaseri ibifite ikivugwaha. Iyi ngiyi ni ijyanye na martial arts competition. Trainer, urumva, advisor, supervisor ndetse na players.
kindi cyabaye manager amaze kureba neza ko ibintu biri kuri managinze neza yarahagurutse byanga bikunda agiye kuri mu kigo gishinzwe filime nyarwanda by'umwihariko nizere ko leta kakandi kari bugereho izi zo filime igomba gushoramo zivuga ku bijyanye n'ikinwa barwanya ibiyobyabwenge uburaya ubusinzi n'ibikorwa by'ubujura n'ibindi byo kwiba n'ibintu nk'ibyo turafunga bamwe baravuga tubima amatwi uca street bamwe bavuga gasanga umuntu arangiritse aha turi ni hehe ngo ni ku cya Mitsingi kada turi Nyamirambo mujye mumenya agace musirimuke turatwandika turepeta studio tukoramo nabyo guhagara abandi dukomokaho Rore bifite zifatangara ubugusa mu cyarugendo byo bihoraho ibaza iyi ni episode ya mbere buryo iryoshyemo uribaza kabiri gatatu kane mezite ducijira umutekano aruzamuka ngo kugera ngaha yambaye n'agapfukamunwa ni Sharifu iryo zina rye yambuka umuhanda arabanza akareba hirya akareba hino muri zebra crossing ijuru rukidatuyemo n'abamarayika cyangwa giturwe gasanga barakwaje urimo narebe ye filime ni nyarwanda rya yitwa ngo iki iyi bayita Kigali Knockout harimo Kigali nubona nibagirwa ati ndimo ndareba Kigali batumenya ko ushatse kuvuga ngo Kigali Knockout hari wambaje ngo yari kuri metero nzova namwe barya ngo ya filime irimo bakinira mu ishyamba gusa bayita ngo iki narasetse ngo harya ngo ni metere ngo ibindi simbyibuka ngo bayikina mu ishyamba ngo nicyo nibuka gusa ngo nahandi bajya isheni karangira itabaza wese inzovu igeze iba metere uyatoje ndetse numva ibintu ntibihura ndavuga ati warasaze ntuzi ibyo uvuga ndigendera fungwa amunara foye duhangana nyinshi tugurore iri hano ngendi gavana yewe gatatu bagikuru wa pasa ngo yamuhaye yagurishije n'amafaranga yamuhaye bagikuru wa pasa nyijuru ibyo bita madawa ganja cocaine gusa ni ibiyobyabwenge niba kugira ngo ikintu cy'obyabwenge cy'obyubwenge uwayobejwe ubwenge ntabwo afite ameze ngo yewe gatatu kunacuruza yewe gatacha we yewe buriya yaguze yanagurishije yabirenze turi kuri 70 naho ni muhabona kore za kamera kandi nakoze bazitagize ngo zicunge California kwa bande kwa babo mu marenara Kidumbe ababo rero nani bayayu babayayoyomye jamama ku muhanda w'amabuye buza mamanukanye navuza amahoni wajya ndi mu bukwe kuko mamizi ko ndi bugonge kinashira amahoni ngayo mu bukwe kurore hano hari abahungu bacuruza capati nyaboneka mujye niba mwafashe iki mujye kwana uzi ko ejo ndari nari ngonze ariko ngo boss ndi wandebaga ntugase wo ngiye imodoka na yakureba nta sha turore yewe dore gatatu muri kubagurisha amukubita pisa bakabaguranye gusa ibiyobyabwenge nyizere ko government anga rwose reba batwayeje gukora ibyo dushoboye tubarabure tubereke icyo mujye tubona turihagurukira leta rwose murebe aka kantu nge nakabona yewe peace kagira ngo aramusuje dudu byarangiye baguze banagurishije bimiraha nuko bikorwa ndetse umusanzu turawusabye rwose umusanzu turawusabye uriya mudamu buri amunagiye mu gashakoshi amwohereje udufaranga kuri sinyari nge numiwe we bimiraha nuko bacuruza dorebe peace mani kugira ngo aramusuje aya masegonda batindana aya ngaya babaguze ubita ufata bimiraha reba kamera hejuru yabo mister hano hantu hatari za pari barakwereka twageze hehe Nyamirambo uri umubyeyi waratwakiriye kuba imboga iki ibyo muvuga nabyo nzi igi kofi niga bareke ndetse di Chris ndamushimira cyane ushimire mama wa Angelique umubwira ati ejo nzaza kugura imbuto ku ngoma nziza bayashoyemo ndabizi ngo nawe isoke nakabatagize birimiraha kuri nge gufunga musa foye duha hano ni sawa egera nyinshi ngabo zumbwira iki ngendi gavana dogi ini kapi je numiwe ndakurahiye ngabo kazi bagakoze bagurishije ubutumiliyoni baradufite hariya cocaine irahenda nabanwe nagomba henda mbabwira ngo mumenye ngo irahenda koko uko niko twinjiza nabyo guhangara nisanze umutwe wa Kigali musa bakira umutwe wa Kigali birazwa ni Nyamirambo none dore tubera rero tugaruke hano mama we arabashe
wibuke hari amarushanwa yo kurwanya kugira ngo abarubyiruko ruve mu biyobyabwenge. Hari abari bigometse nababwiye banze kugendera ku mabwiriza ngo bajye muri ayo marushanwa barigomeka, leta irahagurukira. Ngabo rero abo nibo hari uwaturutse imbere. Kagambage we n'umwe mu bagize bate mu bigometse. Ngabo Kagambage turi imageragere erega mujye mwemera filime twe tuba twashoyemo ya Max n'umwe mu bakinnyi. Ndombere ndombe nawe n'umuribwe n'uwo dore imigano. Iyi nkoni iraryana barayigukubita ukagira ngo ni ferabe tukubiswe. Uraho ngo bonye filime zaho ngo baka ngo yaba mu mazi nayo haratikura. Birambabaza cyane bitabona izo banyarwanda mu byondo mu mazi mu isayo. None kugira umenye kakomeye kari akagura kanagiye imisundwe nta kimutwara. Raka Karundi mani deya mu misundwe mu mazi nya dore amaso yabaye umuhondo. Baratangira Ngabo Max Kagambage arakwepa kwinyuma vuba biti masho ati Ngabo dore filime waka Ngabo vuba birihuse yewe rekura dore ivi we yakadore kick yewe katata we achasha yewe katata we bararwanye bose mu isayo bibirarangira umuntu abanyerera hano wagira ngo isayo rinyerera nk'amavuta namufata nafatika kanyerera gipfunsi ramudoma uretse we yabyanze hano nukurwana nk'uyahura. Ngabo Erikave natombora ya Ngabo wibuka ibi byose barimo abangaba ni agatsiko kamwe k'abantu bamwe kigometse. Iyi barimo n'imyitozo yo kugira ngo bazahangane na leta amarushanwa yateguye. Ngabo bizabahira cyangwa byanumva ngo nohangana na leta reka tureka bazabikora ngo bizabahira byanga bikunda abangaba drogue ziracyabarimo. Niyo mpamvu batumva ngo imyitozo yewe gawe uziko nirumye we ai Ramuteru yaramudunda yewe achasha uretse Ngabo yepu giti yaramu yepu yewega wana rakucanga igitaga canga imigeri uziko micanzi giti yechi yepu yumva imigeri we ari turuna tori buye yakukubita rababa yewe uziko udatanze horeme wapfa. Ngabo yari imyitozo niyo mpamvu bababarirana. Ngabo barahinduranya hariya tore uretse we ya yewega tore yepu Kagambage aradoda aranatamika gasore kazamuka yewe tore mavi achasha fata yewe yepu yewe rimwe yewe gazaca we siko ubugabo subutumbi we hayi yewe gazaca we raka harusha uruwe ryara yewe gata dore urumutibo byo rwamukoze yewe hasigaye babiri sasa ninje nabandi batsinzwe bakuyemo akaruguru raka dembe ebyiri turore umwe ni Max undi ni Kagambage turore Ngabo irwanyi yepu double kick ramuha urebesha aho Kagambage ari umugome ure akubita ahantu hari impyiko gusa urebe ukanya arareba ahantu hari imyijima urebe mundanye abantu hari timisi ibireje umutima gato. Ngabo giti acha yari yebeka mu matwi Ngabo yewe wagira ngo ifilime ni Thailand we uzi kutamenya kari Nyarwanda ibi mbizi muri Thailand ogo baka na wa mukuru bahangana yewe gazatsa we biki yewe bakanu Max baramudomye yewe baramuha uretse we uretse
uziko yabaye umuyaga iki yebeka dore suru kuntu zabaye ntabwo buzarwanya shaho uziko noneho kubera ibipfunsi n'imigeri baragiye baruma barangije basekaga baraseka ndetse bitozaga bakinaga bwabo bari imyitozo umusozi ko rero iyi ni kabiri ya aruri hano mu biki ari mu biki bari mu bisheke bine ibigori ya baramuhamagara nimumbe ariko nta kimutwaye ibyo bwinshi cyasi ikintu do harakonje ariko ntacyo bimutwaye turi Musanze ni muzi ubukonje bwo mu Ruhengeri arobdo kuntu yitaba do amazina yake banyitaka Kavaki amazina yitwaga kandi nimugoroba ariko wagira ngo arabyutse filmiraha do okay wagira ngo ari maranukirwa do reba akakongera amafaranga uwo kongera inote gusa ndebera kushaka urumugisi ikintu ashaka ko duhindura umukino wagira ngo ari mararya ibintu marashinyiriza filmiraha muri government ndebera amarushanwa noneho yangera akazi aya marushanwa ashaka kujya marakaza ariko ndebera ndo wagira ngo ari ibintu bishari yari marashinyiriza cyangwa umuti ararwara kurya umuti umururira filmiraha urumugisi ikintu mwabantu mwe ubu ngubu ngiye nta mikino ngiye ni timu yanjye noneho kugira umenye Karenze yateguye irushanwa ariko nawe nyiri ubwite rya mushariri arimo arabivuga ni sesemi filmiraha kwera ibiyobyabwenge afata rwaramurenze amafaranga atubutse kandi ngo agomba kwivanamo amafaranga atubutse iryo rushanwa yateguye ry'imirwanire nuko ubu tuvugana nuko nari mvuye mu myitozo biravuye mu myitozo ari mu mbeho mbisha mu Rwaranga imisonga n'ibikiwe ntacyo mubwira umwanya ngo urumogi cyiza cyane ngo ni ruvura mu nda nibyo basubiza nicyo cyitwazo bitwaza ariko bakibagira ko rwangiza ubwonko uwo Kagambage inzoga itabi kokayine ibintu ko ari bitatu indaya bibagiwe kugishyiraho kwisanisha ngo kurwanya ibi byose ubundi biyobyabwenge babirwanya gute sinzi ubundi n'ikintu bari baramaye bari barashizemo uruhiriko mu mutwe njyewe nyumvira ngo bamushyizemo uruhiriko mu mutwe ngo yibagirwa ngo hari n'umuntu amubwiye ngo agenda nuko ubukozo we akiri kuri kumwe nabo numvira ubwo n'urumogi ubu ngubu nabyo gukorera leta ubu ngubu njyewe baze ntashaka gukora leta kurwanya ibiyobyabwenge yavuga ngo gukora leta ngo turwanye ibiyobyabwenge ngo reka rimwe arabihakana gusa ni byiza rebera ntegamiye kuri leta ngiye ngomba gukora ibyanjye ntegamiye kuri leta ubwanwa ni nk'ubwido bwa bwanwa bw'isokuru buriya inkundi nk'uko zasa arako ibifite uhorana k'isake kahora gahagaze agaragaza ko ari ruhaya nyine ari ingabo uwo arimo aradiringa diruze gahunda agiye gukora zinyuranye n'iza leta bivuga ngo ibyangombwa zitegamiye kuri leta ubu ngubu si gahunda iriho turore kuzana amoko y'umuntu yose y'ibiyobyabwenge muri iki gihugu yaba opiyamu bibabaje cyane ubaye uri mageragere uri wawa uri n'ahandi hose uzagikona he hose barafungiye ibiyobyabwenge ukavayo ukaba utarabonye ingaruka zabyo jya gufata umwanya witekerezeho unarebe n'ibi tubaha rebera umugabo ukuntu yabaye reba turabimena hano nta mikino yumvira uvuga yikanira urwo nirwo ruba rumubwira ati niko bavuga niyo mvugo nziza iriho kabisa rebera igiciro cy'amafaranga sindakimenya ariko ndacyari muri dovi n'ubundi byose ibiyobyabwenge bigomba kurara bigeze mu gihugu aracyadiringa ibiyobyabwenge aracyabicuruza Kagambage ubundi bizaguma muri amarushanwa yacu bagira ngo n'ubundi nta marushanwa kiba kandi gahunda arimo arifashisha yikoresha ibintu by'amarushanwa yo kurwanya ibiyobyabwenge ariko arimo arabicuruza n'ubundi ntacyo bimaze ngo ni ukujya akoresha yigira nk'aho arimo arafasha leta mu kurwanya amarushanwa y'ibiyobyabwenge ariko akora ku giti cye ariko none abicuruza muri make icyo ashatse gukora ni ukugira ngo yereke leta ko atari gukorana nawe ariko nawe agiye gukora ku giti cye arwanya ibiyobyabwenge ariko ari uburyo bwo kugira ngo abicuruze yazanye ubwenge bundi ngo ni uburyarya tugaruke kuri abo ibiyobyabwenge ubusinzi uburaya ni ibintu bibi bitatu bidatana ukoresha ibiyobyabwenge usanga ari indaya usanga ari umusinzi tuvuye kuri aba tugaruka aha hano ibi arimo arimo arakora uwa supervisor we ari busy ashaka kugira icyo amubaza baza tugusubize dukoresha HR sava turakoresha ye use ID koresha indangamuntu cyangwa se password bazona amakuru yuzuye yizewe
ikindi cyabaye igita cyo cyose nagerageza uko nshoboye kose hari ibintu bitagenda neza biba kandi ikindi ndaza kugerageza cyane ariko nanone nakoze uko nshoboye ngerageza ndeko nabona amakuru nayo nabonye yose byanze so ari byashaka gusa nari kubibona yeah ariko ni hahandi reka njyane nawe ndaza kujya guha serivisi abatoya turori tubera tugaruka ahangaha ya rambaje ngo ni hehe aho ngaho utaratembera mu hasi turi Rwamara ya ye wamaye ibyo kurya urasaba ibyo kurya urashimbaza iki rambaza iki wowe urashaka ariko nyamuneka do munda ndimo ndahena urumva nana uragira ute ibyo bimpereye nanjye ngwino hano undebere nawe ya mu muhanda Rwamara hagati zarebe izindi filime aho bakinira bazatinyuke se bajye mu muhanda urebe aho ngaho nabo amuzana hano ngwino hano ya turore kandi nshimira ndetse na leta iduha umusada ikadushyikira ngo dukine filime nk'izi ngizi turwanya ibiyobyabwenge dukinira hose ntaho duhezwa turabashimira cyane ku musanzu mutanga ya nataka chakula ndashaka inzu cyo kurya inzara irangije wiki nukuri inzara irangije mwama ibyo kurya wewe wasaba no kuvuga byana munani sore kagamba kora ibyo bitwara do niburanya ibyo kurya dore mushinya ibyo byabwenge ariko uyu mushenji ubundi we nago namukora amabure harya we nago wavamo kokayine urebe kazanye kumubaramo ko yava amabure filmira nakurahi nukuri inzara irangije sasa uyemera asabye ibyo kurya undi akamubonamo ko yavamo kokayine filmira turore imisatsi yo we kuvuga byanze ko urumugisi ikintu mwabantu mwe bakwitande yitwa kan bugufi vuga izina rya uciye bugufi cakabogi uturuka hehe yayo coming from komokahe komokahe kumba kuba kitanzi Zinyarumba ya murya muri wowe ariko kongera akumva ko byashobora kuba yavamo boro tu unataka chakula urashaka ibyo kurya ukuri ibiryo nshaka ibiryo ariko sha tuvuye hariya tugaruka aha raka kumanywa yihangu shehe nguwo makanzu ye dore amakaretse yimenamo uravuga uvuye gutera idawa harya ngo ni iswara gutera iswara avuye gusari nabyo guhangara ya dore karitse dore amaveni yita amaveni ni hano ugera hano mu nzira agenda ntabwo yaguyeho yahwereye dore ku mutsi ujyana amaraso tayari amaraso ntagenda kumviriza neza ariko se yaba yapfuye cyangwa ni lenge cyangwa usasa ntabwo babizera nawe ubanza muzi subu yaba yapfuye cyangwa ni lenge ni ukubeshya reka ngo cakaze ibindi turabireba nyuma niba uri na muzima ntabwo hano muri Kigali urigagaza uzi ko wagagariraho filime iraha we umugabo uzi ko ashobora kuba yagiye we bikurura do rebera tangira kumucakaza no mu byari arebayo hajyamo iziko ushobora kuba yaciyeho ndabona binabe byamanutse byo Ramusoni ko yitwa abaye sono muri ku mugabo kaganuza kibihira yanize nijoro uyu musore yamunize yamutano yitwa Ramuso ngere kuri uyu nguyu Kagamba arimo arasabwa ibyo kurya arimo arasabwa na kana Kagamba yabuze ese murya ubwo wasaba ibyo kurya ameze nk'uwamurya birimira fita gukuru ngwino hano wowe kwanza ngwino hano nta kintu cyabaye ndarasaba ibyo kurya dore ko bamujyanye ya wamaye ibyo mwanipatiye yakura wana toka mwenda haraka ya cyo ni Giswahili mvuze yaramubangatanya arasaba ibyo kurya tiri bamusaidire musaidire iki mufasha ngufasha nguha iki ya kwiruka uragaruka ngwino hano kubitaso ndeberi
mama ibiryo mwamfashije mimi nanjani nisaidie mwamfashije mwamfashije tugaruke hano dore Big M tuzi nkande nka Kibihira yahitanye umusore ramuso dore ubwanwa ndakurahiye urinde ubundi ubwanwa afite yagurikesha nta soni ugira ningewe utagira isoni ze nguhamagaye gasobuja ngo nta soni agira sha ni gute utinyuka wigeze ubona urutugu rukura rusumbije urabwira sobuja ngo nta soni databuja se ndamuzi mbonye ibintu ntazi bimamagara nyumvira ndashaka boro zanjye izo ushaka ze boro ushaka boro ziri gushaka ndashaka boro zanjye zimeze gute zigira uko zivuga ko zisa nuko zimeze zivuge mu magambo arambuye zivuga ubundi boro ni ibiki ntazi nabigira zivuga mu magambo arambuye ye experinge we ibyo naguye ntabwo byibuka muze kuvuga birakunaniye bivuge nyibyo wampaye ni ibiki magambo arambuye metero utaranyiro desimetero bakashira irya milimetero washiraho umubare bakacica kuko ntago wavuze niba ari ingero cyangwa ari iki muze kuvuga birakunaniye bivuge mani uko mu magambo arambuye izima aribwo murabyumvishe ndashaka kayinoma yanjye ya kokayinoma ni diro zo kuvugira ku ibyo naga aribyo twaganirira hano kuri telefone abashaka kuzaneza abakatimana abakatsi ngo ubwo ntahasa ngo ntago nzabakatsi abakatsi ni babandi bari kwita leta ngo nibo bita abakatsi nibo babakakana izo ni boro zo kuvugira kuri telefone cyangwa kuza tugarura tukadiringa nkaguye tukavuga okay sawa ngo wemeje iki se yamubwiye ibyo yemeje mubwire ikindi cya kabiri ukuntu gahunda zimeze dore ubwanwa bwarasumbanye ukamenya ko umugabo nta braga afite muzeyi genza gake yanakurya yaguheza akakumutsa ukuma ukicwa n'umwuma nimba utazi kumbi 300 sasa amuciye amafaranga kuri boroze filime raha amuciye $300 $300 by'amanyarwanda murabyumva neza giye kutebye urimo urabyumva neza cyangwa nawe ufite urayafite cyangwa kandi ni kuri boroze unebere abagabo ziraha kandi ndaje tuborane reka nze tubonane we ntabwo numva ikiri muvuga ndataye ibintu by'amasaha n'inkweto zihenze utazi ubinzanye imbere yawe kandi ndaje tuborane ugeze wese ya ubwanwa nk'ubwo abahinde ndakanyagwa niho bagira ubwanwa burengaho umaze kubimenya garuka ahangaha nibi nabyo muvugeho uburaya ntago ari sawa aha nuko ntacyo mfite naguhemba noneho pasita ubu ngubu uzongera kujya muhuza reka ngiye no kumureka ibaze umugore wa pasiteri asigaye inyuma pasiteri mukwame uri miraha birangire ndumva ari umusore ziraha rebera umwana ni umuyufu urumva ni umutineja ariko kubera drugs afata aho zimujyana dukomezanye wowe mwihorere pasita jya umureka gusenya ingo z'abandi niyo gahunda mpamvu tugomba kubirwanya wowe nanjye namwe mwese mubireba mufashe turwanye ibiyobyabwenge twivuye inyuma please n'ubundi mbona atananshimisha abayibaze kazi nta nubwo abanyitaye nta nubwo agwake wapi kera zindekere ngiye kujya wake rewana wishimye cyane impano utuntu tw'utugifiti siripurize mwana we kudakora ukuraho amafaranga ni ukwiba nyine wishimye acyari umwana ngo azagiye kujya atanga gift n'amakeya kabisa kubera ibiyobyabwenge yumva nguzanye ngutuntu tw'utugifiti sasa ikintu kibashuka ikibi cy'ibiyobyabwenge wumva ko ufite za miliyoni nta n'igiceri cy'ijana ufite uvuga ati apuri wifite ndayimucapura ntabwo gutekereza ku ingaruka zaza urubyabwenge pasita muri buba bwarayobye ntubyumva se urabona ndi umwana wo gutinya pasita koko umwana ugase pasita ntamutinya agira amahoro ibiyobyabwenge ntabwo natinya pasita nubwo azi ko niyo atavuga yamukubitisha inkuba yasoma bibiliya abana ikamurambikaho ikiganza mureke namenye nzaca zabimenya gute se zabimenya amakuru aragenda umugore apoze ko yabonye pasita arasenga imyuka ikavuga akavuga yagizemo n'ubwo urwara kubera ganja aravuga ati reka shaka kuri widimba nafashe wagigira urumva yajya avuga ijambo urumva nanjye ngasoma kuri fuke amba zanjye si wanditseho karori niko nanditseho karori mu cyaro yumvira disi ashobora rero nanone kureba akabona
Imvira umudamu arimo arandika wa Karori mu cyaro nta nabuzi nabato ukabiribona ukabyiye mada Karori nuwahe ko nzi ko tutoroye mu cyaro byagenze bite nubwo ajya mbona hano cyane inza yagiye ku kazi arakurikirana cyane na telefone y'isoni nyamashaka kumenya inza pasiteri niwe wabimenya tuzategereze turebe gusa ikizaba nzakirengera mwana araha ikibazo ubwo ngubwo nyine kizaba uzakirengere nzaba ndebe Namuso tugari kuri Namuso bamugagaje wibuke kibihira niwe muhitanye nijoro barimo ramucakaza muzigo zanwere leta muzigo muzana muzigo cyangwa se imari iri hehe barimo arabwira umupfu nta mupfu uvuga batiye muzigo Namuso muzigo rebe kibi cy'imari bya bure n'ibyo byabwenge amaganja n'ibiki byose n'amakokaine aho kubazwa n'umurambo wapfuye abajwe n'umuzigo undebere filimi raha nakiri cyaba ntihandwe itaye ko wapfuye aho gahito imari irabuze we imari halo yewe mungu nsanze umusore muhungu uzaza urabwa ngo ni umuhungu wumve wagira ngo abandi filimi raha bamutegeye mu kayira ewan ndabona bisa nkaho byarangiye bamugagaje byarangiye ushobora kuba wangambaniye ahubwo wowe muvani we twadinganye diru ushobora kuba rero wacinye mukangambanira ugatwara imizigo bane bro ntabwo ndi kubyumva habe na gato ku buryo umusore wari bwame umuzigo musanze mu kayira siyanizwe nta maraso afite nta bikomere na kimwe afite bashobora kuba bamuteye doze kabisa nyinshi unshinge tukandi ko nanano batoboye uruhu ndashaka niba hasubiranye kano kanya bro ndagushaka wowe shaka ahantu twahurira kuko ntago ndi kubyumva habe na gato uwo nawe ni umudira mugenzi we bakorana kano kanya mbabarira rero duhure tubinose neza tubare kuri Kagambake afite kana arimo arasaba ibyo kurya nyamara afite inzozi nziza zo kurwanya abakoresha b'ibiyobyabwenge ndetse nawe akarwanira ahazaza he akivana ku muhanda halo urambwira ibiki ayo makuru ni yose nta kindi cyabaye Kagambake baramubwira ngo Max yishwe aravuga ati ayo makuru niyo Max niyarwanye barwanye bagasigara bonyine mu mazi turi hehe nongeye Max aba nk'umuntu uza Kagambake ngo Max yapfuye bamuginga urimo asaba ibiryo Puti twanye ingenzi yanjye yapfuye we turakunarira fata rugondi hene kanza zabaye rugondi inka bazi kubitinga yewe bingokora yewe ngokora yewe gatatu rumushinya Max yapfuye yewe aranakubita yewe gatatu ba nk'umusozi abura amahwemo siwe nawe rundi ngokora kandi kwita ahantu habi muri articulation gusa munako muri colonne vertebrale turigongo we awe gatatu umva icyo kintu wumva ukango tiku kugira ngo asekwe munsi kuri tarimo ikintu sha yewe mugatuza kwitama amavi hano musabiriza mucike kuri ingeso gusabiriza sisaba murabona icyo bibyara ya uri murasabiriza uri murakubitwa ye nakeza ko gusabiriza munabyo mubicikeho yarangije yaraterura kubita ewe gadata yara kukabuno hari icyo bita ko dibas bari inyuma kubise n'abakabuno hasi bavuga ngo bakubise imuti kabuno hasi imitsi iracika byanya byo yanacika ewe gadata akirumbisha ariko yewe ga arimo arakubitwa nyamaraje gusaba icyo kurya ndetse gato no mu mbavu aradoma nongera usabirize yewe ga yaragiye aradondadonda arakandagira ikibuno sha arangije afata umutwe n'ijosi mugongo eti yangu nuze musa kuri ngewe ntukanzane imikino mani twaye mikono agwa aca weye suhuza iki se ni imirwana mani we buri gihe ko duhe tuzaduserera mu muzigo nsanze Johnson yapfuye imizigo ntayafite kayira kandi ushobora kuba ari kandi niwe twadirize byo kushobora ko ari waciye inyuma bane kabugambana gira gutya oye zamara ko manze gusaka ndiye kutayiza sasa naho ntibizera undebere filimi raha uretse ngacakaza wasanga ifite bari kunyigiraho indyarya sha uyu mwari n'indyamirize turabazi urangije urabona ndyamye ko nkanuye ntabwo ndi kukubeshya bro nukuri eti ibyanjye byose ndabishaka hano nga aka kanya danakide muzu de ku muntu de bamwe mani njye nageze ku muntu nta muziga afite yarapfuye icyo ni igikorokoro ndakizi nge byose ubizane hano ariko yewe ibyanjye mbibone
sibyo ntago nahaye boro umuntu ngo nenda ngambane ngapfe nyinshi abo bose baranegereje mere ziravuga ngo uzabakire banegereje ngo tujane sana imari we none umuntu danakide umuntu de muzu none ngende nzura umuntu ngewe urashaka umuntu wapfuye muzure mugaruri buzima nge ni Yezu cyangwa ari Muhammad wavanye inyanja mu kiganza cye cyangwa Yezu wagenze hejuru amaze akanazura Lazaro danakide nego de blood ni man uza no brag kandi cyo nigikoro uza no brag ngewe byirabere urambona umuntu bamurangije acha sikiriza ubundi warambwiye ngo weli yako nongera kujya dishura nkoma ariko ubu ngubu nanjye nagukoma kuri uciza warambwiye ngo nibigenda nabinguza nkoma nanjye ubu nagukomanganya ambane dukoresha iperereza mani niwe wangambane none reka dukoresha iperereza dukoresha iperereza njyewe sinjye njya muri leta ibintu bya leta njyanga gusa abanyabyaha biruka nta n'ikibyurukanganyije njyewe urabizi akazi kandi bishobora kuguhama akazi kanjye urakazi nabwo nyamure leta ubwo biraguhama tu biraguhama icyaha kiragukomanga kini kubwira abaturage njye nawe turashaka imizigo njye neza aba boss banki bameze amafaranga danakide umuntu ndetse kuki tujya mu baturage sasa ngo leta n'abaturage shaza ganja si ikintu leta atajya kubita abasivile ndakuri kuri birango yo kushaka ko tujya mu baturage ubwo ni leta avuga niba yigemo igendera mu buyi Deni wode wa murangi dena wode wa nimwe mwamurangije njyewe ntago mbizi byo simbishaka nshaka ganja nshaka imari bamurangije bamurangije kare twumvikane niba bamurangije let us cooperate if they kill him it's done niba bamwishe bamurangije yange umusanganye boro urazigurishije mereza staff zanjye ubundi cyangwa se umwe wanaziriye wanazigurishe mmenye mbibutsa kuvuga wati twanze bijya bwenge sawa reka none tujye gukora iki investigation tubera tugarukana ukuri kibihira urukara umpost bavuganaga amwaka ibyo ndati unzanire $300 uhibyawe ibite byawe kibihira bite byawe ni byiza boss ako kibi urumva isiri umva amagambo hano umugabo nkanye ntari seri ni gute ubona umugabo nkanye ufite ubwanwa busumbana ntari serious n'amasunzu ku misaya maboro zanjye heza boro zanjye zanira cocaine mu yanjye ihembye barihembye nyine none ko naguhamagaye kuri telefone ukaza kunyitaba bikaba ngombwa ko nizira hano boss yimanukiye kuri field kuri tele iki se abantu nsanga okay pereza boro zanjye cocaine zanjye ndazishaka akujye n'ikiri kumbaza ariko ibyo mbaza ni ibiki sasa tugiye kumugira umusazi urebe ubyimba akoze boss uko nasone ugiye aho nagukoye n'uwazi uzabona kuvanye sasa zangiye kunyuzana inyuro boss ku muntu ureba gutya umenyera uramuzi uzi umuntu umenyera umumenyera uramuzi sasa abakozi bana kwihinduka bakaguhitana da urebe zanjye rero yema boss atangiye kujyamo n'ubwo ama boss zanjye reba makokaino mazanjye reba hirya ako baninde bakubwiye ko twebwe abana bikamembe ko ari umuntu ugiduka mwana wa ikamembe nawe ubakanga bezi kari uturuka kuba ko ninjye wakuzanye ndabizi kari uturuka bibinsubiririramo sibyo none imbo waranzanye urashaka kuza untegeka kuko ushaka ariko ni gute sasa boss none urusizi arasuza abanyarusizi bose filibira aka umva wishate ngo nukunkoresha nakanona nakibihira nawe za kamembe yo za rusizi nzabayipanze uko bangana boro zaguhitana zaguhitisha uza bapanze kunyica ukuntu bangana panze ukuntu bangana hano hanze uza abantu b'inyamasheke bangambaniye ukuntu bangana bamitana sibyo byababayo usiko byagenze uza abanyarusizi ibyo nari uko bangana kamembe yarabambuye irusizi arabahitana nyamasheke arambura none ndi muri Kigali uzabaze urumva Geni mifumo yabo nani ikigira intwara urumva niba nareba nawe nzabaruga ubukozo bajye bacaho bace banuka ubuvundero sye ahubwo nyecyo nshaka nyongera andi mafaranga hanswa bibugarama bejo bundi nzabagarika filimira turore rutari we namwambura muze nakurya urumva okay tujye ntabyo nyine okay tuza uretse gato genza gake ngongera ngahe ushaka ngongera arya ngahe avana muri leta bose byara muri yakuba umusatsi filimira ndakurahi tunona cash muri cash kandi ndashaka $300 muri cash ibihumbi 300 by'amanyarwanda telefone nabyo nyine nayo iyo mizozo ni nawe nshaka ngiye kukongera amafaranga 100 ndaguhisha nayo nyine bose byaramucanze yongera amafaranga ntabwo nayakorera ayo mafaranga nayo nayakorera kuko nawe twavuganye nawe turarangizanya ni hahandi akazi karakuna emereza ibyanjye akazi ubwo wakanane we mpereza cocaine yanjye yakunde gashaka yakunde ganayo nguhaye nayo amafaranga nashaka kuya muri nayo akayajyana na cocaine akayijyana kibirara arabishye koko ntago nge nakurega none urangira ute umupangu ngiye ninjye nge mfite gahunda panga tegetse mu buyobozi bagenza nzaguhemukira ma nzakuhemukira genda bajye kugikemura jya mu buyobozi undege ko nakuriye boro bagikemure undege baze badukemurire genda undege nawe ntiyareka kuko arabizi ko cocaine yavuga ko yayimaze iki avura izihe ndwara ayikoresha ibinini bivura iki birimiraha okay sawa
Ntegereza ukwezi nkwereke. Reka mukafata ukwezi ko kuguhemukira uzabure bizakubaho. Siko ari bingari mu byanyu by'ababosi byo kugenda mwigambi ibyo mutanashobora. Uraho ngaho gusaba boss niko mwabaye muratinda mu kusigura ndi gutanga imbere gusa nta n'ubwo wabikora. Neza ibyanjye. Nyamara ndaguha amahirwe ya nyuma mutsubiza ibyanjye. Nyina nakubwiye ko nihembye hari ibindi bintu njyewe narihembye nta kintu nihembye ibyo wampaye. nawe. Tugaruka ngaha. Kagambaye kuri Kana. Kana yatorotse Kana murahazi muri bibiri basomye. Dore byamubayeho aje i Kigali rero. Yaje nabi acitse Kana. Mugongo kintu bakubise bahondaguye. Ya turore. Filime iri hano. Ikintu cyabaye Kagambanye acoba mu inkuru mbi ngo Max yapfuye. Kana yasigaye aryamye hano. Inzara ni yose yakubiswe biraherera hehe. Biraba ibyuya niba amaraso nakakuka humeka nako katamujabuka. Yari episode 3 twarebaga ngyumvaga ni ngombwa kunyumva Fred Cyamamare Kigali Knockout niyo twarebaga Fred Cyamamare mudacikwa na episode 4. Hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Shalom shalom.